umugore ubundi atabaye pasiteri ahubwo yabana umugore ugutwita imyaka amezi 9 ari ikindi gihe Imana ikoresha Debora ari n'ikindi abakobwa babuye muri iki gihe muri ADPR rero yabizanye Debora w'umugore kugira ngo ibyari byananiranye muri ADPR rero tuje hano kugira ngo tukumenyeshe uwagukuraho iki ibyo bibembe byawe reka tubare ko uyu munsi wa none umugore mwitore imbe hari itorero umunyo aje ari umugore nibaze nabo rero baze bashiremo wenda bo bazaza baba umuti uvura ibi bintu byapiriye mwitore hari igihe abagore bazaza ntabwo icyo cyubahiro cyawe cyagukuraho ibibembe ufite twagira ngo tugutangarize ko guca bugufi ya gusa ariko kukizabiye abana kabone nubwo baba ari abashonji ari abatindi ari abakene. Kongeye kubasuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira izi channel Imana niba umugisha umutuye hose mutuye mu majyepfo majyaruguru burengerazuba n'uburasirazuba ahatandukanye ho mu Rwanda muri Kigali namwe mutuye muri diaspora Imana niba umugisha kandi Imana nibarinde abarwayi mwese Imana ibakize mu izina rya Yesu afite ibibazo ntago twavuga ngo reka tubihanganishe noneho musenga Imana kugira ngo Imana ariyo ibatabara natwe tubasengera kugira ngo Imana ibahe kubarinda. Muri uyu mwanya rero tugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana reka tumwakire ariko bwa mbere reka twakire abadukurikiye mukanda subscribe na like comment kuri zo channel kugira ngo tujye tubana muri uyu mwanya mudutera inkunga. Imana niba umugisha rero mukozi w'Imana twongeye kukwakira. Munakoze cyane. Iminsi myinshi twari twaraburanye. Ni byo muri iki gihe ni cyangwa ni isi yatumye tutongera kubonana vuba. Kuba tutabonanaga nuko twari turimo twiruka mu gushaka ubuzima bw'umuryango kuko tuza hano kuvuga Yesu ariko sibyo tuba dukora tuba dufite ibindi dukora dushaka ubuzima bw'umuryango urabizi ko turi abagabo. None si cyambere si Imana? Imana ni ya mbere kuko naho mu kazi uba wicaye wihari na ari nayo mpamvu hari n'igihe abantu bakora ubujiji cyangwa se sinzi manukanye cyangwa ubuyobe ugasanga arashaka kuba mu nzu y'Imana ariko adakora kandi biravuga ngo udakora ntakarye. Ubwo wowe ushatse kuvuga ko abantu bajya mu nzu y'Imana gusa ntibakore abari ubujiji babakoze cyangwa abari ubuyobe baba bavuye ku rwego rw'ubujiji bakajya no ku rwego rwo gukora icyaha kuko usenze udakora uba wamaze gukora icyaha ukuri buze gukenera kurya. None gute icyaha kandi icyaha kigaragarira mu mategeko hari aho bavuga ngo ntuga buriya rero Pawulo we yaranabivuze neza yandikira Timoteyo yamubwiye mu bice 5 umurongo wa 8 aravuga ngo umuntu utita kube cyane wo mu rugo rwe abahakanye byizerwa kurusha n'utarigeze kumenya. Niyo mpamvu rero ahubwo ubivuze ngo uzasenga udashaka ubuzima bw'umuryango icyambere ugiye utukisha izina ry'Imana uri umugabo bazagusohora mu nzu babona gufata Bibiliya izina ry'Imana risebe nawe ubwawe usebe abana bazaribwa n'inzara basabirize abandi bambara ubusa uzaba mbese nta mana wabuvuga ahubwo wabori n'umunyakinyoma. None abavuga ko gusenga hazamo ibintu byiza ibyo kurya byose biboneka mu gusenga we wabavugaho iki cyangwa abo ngabo waba twavuga ko utari kumwe nabo? Urakoze cyane umaje ikibazo cyiza cyane ndetse abo bantu d'abord ndabanza mvuge ko ntari mu ruhande rwabo cyo ni kimwe. Kabiri uvuze abo bavuga ibyo baba birengagije ikintu gikomeye kuko byanga byakunda gusenga cyangwa se kuba mu Mana ntabwo ari ukuba waretse imirimo ya buri munsi kuko na Yesu ubwe yarafataga urukera akajya kubaza kubera iki kuko yarazi ko byanga byakunda gushaka ubuzima bikenewe gushaka rero ubuzima burakenewe uvuze rero ngo kuko ngo ngewe mfite izi impano ngo cyangwa nkora ibi mboneraho no kukusubira no kukubwira ikindi twabonye muri bijyanye n'ibyo mu myaka nk'itanu ishize twatewe n'icyorezo bita COVID. Mbere yuko itera wabwiraga umuntu uti dushaka ubuzima ati ngiye Imana yarambujije gukora. Reka mbabaza ikibazo uyu munsi nibaza ko nyuma yaho kubera ko ibyabarangazaga n'insengero bazishyiramo akantu nakita nk'umukubuzo basa nk'abazigabanyije
nabo na covid ituma abantu babo kubera ko insengero zazifunze batabona uko bakomeza batembera bajya kubwiriza handi cya gihumbi babahaga kibashuka na bya 5 na bya 10 bakaba twarahuriraga mu mirimo itandukanye, bamwe bacuruza inyanya abandi bikorera bagira ute. Iyo Mana yahise irangirana no covid kubabuza gukora. Ni we mbajije, nabo bazansubize muri comment. Bishatse kuvuga iki rero? Abantu, umuntu wese agomba kubaho akuba abeshejweho n'ibyunzwe, ibyuyabye na niko Bibiliya ivuga, niko mwitangiriro havuga. Umuntu uvuga rero ngo nzabaho gutyo gusa ndakora, aba yamaze kudevira. None se mukozi w'Imana, ndakumva cyane. Ubwo bishatse kuvuga kuko impamvu mubajije icyo kibazo, hari abajya mu gusenga bakirundira mu gusenga mu butayu bari gusaba Imana, bavuga ko umurimo wabo ari ugusenga, kandi bagavuga ko bagatanga n'ubuhamya ko Imana ibagaburira. None abo bantu ntago babaho ko hari umuntu ushobora kujya gusenga akagaburirwa n'Imana, ariko hakaba hari umuntu ushobora kujya gusenga ntagaburirwe n'Imana? Ikibazo ntabwo basobanura uburyo Imana yabagaburiye. Nicyo kibazo dufite uyu munsi, kuko usanga uwo muntu wavuze ko Imana yamugaburiye atahamagaye Imana ngo abone imanuye ibiryo bivuye mu ijuru bikubise hasi, ahubwo yahamagaye abantu b'inshuti ze, bamwe babuzana babatesha n'umutwe. Urumva ati ko ngiye kuburara bite, undi ati hari n'ababikoresha mu bwesikora akavuga ati Imana irambwiye gutya na gutya kugira ngo ibi bigende gutya nuko nkugera ku musozi, ohereza itike yo kujya kuri uwo musozi. Ari gushaka bya bintu byo kurya, hari n'ukomeza ahamagara abantu abatesha umwanya. Urumva byanga byakunda rero uburyo yakugaburiyemo. Hari n'ujya gutakira abandi ko bimeze nabi mu rugo bite, kubera ko uri umukozi w'Imana nyine bakagufasha. Hari nabo bitangira bateraniye muri iryo teraniro. Urumva ubwo buryo wavuzemo Imana yakugaburiyemo ntabwo ari cyo, ahubwo watumye n'uwari ufite igihumbi cye agira isoni ku bwawe arakiguha, yasabirije. Noneho aho nabo twita ababisigiwe, kugira ngo ibyo bintu bigende neza nuko twidusaba ko twe twagiye gukora tuzana amaturo. Gusa urumva gukora nyine atari ngombwa. None twese nitugenda tukajya mu kazi mu mirimo, iyo Mana izasengwa gute kugira ngo nayo ese nyakubahwa umuremyi waba ugitekereza ko umuntu asenga ari mu rusengero? Reka tubwireho n'abandi bose, ntabwo gusenga ari kujya mu rusengero. Gusenga ni ugusenga iteka, Bibiliya niko ivuga. Musenga mushengesha umwuka iteka. Ahubwo byaba bitangaje umuntu azi ko azayasenga ariko ageze mu rusengero yaba ari mu kazi agakora imirimo ya kamere, akaba ari umusambanyi kuko yari ahantu batamuzi, akaba ari umujura kuko ari ahantu batamuzi, akaba ari kubangamira abo bakorana mu maofisi, ari umuhuguzi by'abandi, cyangwa se yiba umunzani w'umucuruzi ngo nzasenga nageze mu rusengero. No, Yesu ko atazi igihe azaza nk'umujura, ariko Bibiliya itubwira aje uri wamaze gukata wa munzani waba ukibonye ubugingo. Aje uri muri office urimo ushaka ukora ibyaha bitandukanye waba ukibonye ubugingo. Dusenga iteka aho turi, dukizwa iteka aho turi, iyo turi abagenzi bajya mu ijuru. Wakumva yakumva ko wenda usa nk'umuntu waguye, kuko benshi cyane bavuga ko gusenga ari ugusengera mu rusengero. None iyo wagiye mu kazi, kuko bamwe bavuga ko umuntu utajya mu rusengero aba yaraguye, wowe ntabwo byumva gutyo muri make? Ntabwo nge byumva gutyo, kuko kujya mu rusengero ni byiza, ari cyo bita Bibiliya yita guterana kwera. Bataza kunyumva bakagira ati se uyu muntu yaciyeho guterana kwera. Hoya, ahubwo ikibazo uko guterana kwera wateranye kuri mu mutima, cyangwa waje gutanga presence ku muyobozi w'idini ryawe. Kuko ushobora kuba wagiye mu guterana kwera ukarutwa n'umuntu wagumye mu rugo. Bahanze umenye ngo njyanye umutima nki imbere y'Imana, kuko umutima ni usabana n'Imana. Ushobora gusabana n'Imana ndi kuri machine ndi gukora akazi ka leta cyangwa kanjye cyangwa ka office. Ushobora gusabana n'Imana uri mu buyede bwawe. Ushobora gusabana n'Imana uri kuganga, uri umuganga ubudogiteri bwawe. Ukaburi gusabana n'Imana dore ko ari naguha n'ubwo bushobozi n'ubwo bwenge bwo kuburi gukora ibyo ngibyo uri gukora byose. Mukozi Imana, ni gute wasabana n'Imana uri mu kazi? Na ukanerekwa kuberekwa.
uranerekwa bisobanuri kanze mbigusobanura ni ukuvuga ngo gusenga kubera imbere mu mutima ntabwo gusenga kubera imbere inyuma mu mubiri. Umuntu ashobora kuba ari mu kazi ari mu bihe byiza, hari n'utwara imodoka akagira umugisha yabona nta muntu umwatera ifuti akabonye umwanya wo kugenda asabana n'Imana. Hari umuntu uba wicaye muri ofisi kuba yaba nta muntu winjiye ngo ahita amuvugisha akabonye umuntu umwanya wo kuba ari gusenga Imana. Noneho gusenga ni ibintu bibera mu mutima imbere, ntabwo ari ibintu bibera inyuma. None mukozi w'Imana reka nkusabe wagira inama ki abasenga bakava kuwa mbere bakageza ku cyumweru ukwezi kugashira basenga ngo Imana izabagaburira, kandi Imana irabagaburira mbere yuko mbagira inama. Wenda kankusabe ntago wemera ko Imana igaburira abantu bakarya kandi batakoze? Ntoya baba harimo amanyanga. Gute se? Ndagusubiza ndagaruka kuko nari mvuyeho. Harimo guhamagara umuntu umwe umutura ibibazo byawe kuko utakoze. Harimo kubeshya ngo Imana yavuganye nawe ikintu runaka kugira ngo mukureho indonke. Mbese bivamo n'ijambo bita gutukisha Imana kuko wabaye umusabirizi. Icyakora icyo wakoze ni wicaye ku muhanda ngo tubone wicaye, ariko wafashe telefone uhera mu gitondo uhamagara abantu. Abari kutwumva nabo bazavuga ati wavuze ukuri, dufite telefone ziduhamagara ubwira ngo uko ngiye kuburara, ko bimeze nabi, ko bimeze gutya. Kubera iki? Ntacyo gukora agira. Icyakora banyumve babitandukanye no kuba utarabona icyo gukora, ushobora kuba uri mu ishuri cyangwa se nta kazi urabona, ariko cyangwa se urwaye bitewe mufite imbaraga z'umubiri nke zitatuma ujya gukora, uwo muntu we turamwumva. Ariko umuntu muzima wese agomba gushaka imibereho. Ubwo se ubwo uwo ushatse imihoro usenga ntago bavuga ngo abasenga avuga ko ngo uyu usenga Imana byose bibonekera mu gusenga. Ntabwo ari byo. Wowe ntago ushobora gusenga ikintu ugasengera, none ntago wemera ko umuntu atanga ibyifuzo kigasubizwa? Gisubizwa nande se? Imana yiyese. Mbazumenye ngo Imana, reka narivugira ijambo nkomeje cyane. Nta muntu uzigera uhura n'Imana gutya visikoma amaso ku maso. Ndavuga kuko Bibiliya avuga ngo abasenga bazayisengera mu kuri no mu mwuka. Ntawe uyisenga visa. None rero niyo nshaka kukubwira nyine. Nuvuga ngo kubera ko batazigera bahura n'Imana visa. Ahubwo birasaba kwitwararika ku muntu. N'uwunguka umuntu uzamwitwararikaho kuko niho bigisha yawe yose ujya wumva, haba iyo bahanuye, haba iyo wumva nawe ubwawe ugenda wiyumvamo, izaca ku muntu ntabwo izaca mu kuzimu. Ubwo rero uvuze ngo uzasenga gusa, ibyo anga bikunda, ibyo bintu ushaka ku Mana bizanyura muri nge, binyure kuri wowe, binyure no kundi muntu wari we wese. Urakoze cyane mukozi w'Imana, n'undi wenda abazadukurikira bazatwongereho ibindi gira inama cyangwa bakore komanteri batubwire uko bimeze. Kuko kuri iyi topic ifite ibintu byinshi cyane umuntu yavugaho. Hari abavuga ko gusenga ari ubuzima bw'umuntu, ariko buri wese afite ukuntu yabyumva. Murakoze cyane. Reka tugusabe rero n'ubundi ntago twasenze muri iki kiganiro, reka nkusabe usenge Imana twinjire mu kiganiro. Murakoze cyane. Mbere yuko nsenga ndanashimira leta yacu y'u Rwanda. Imana yasuye ndetse ikabona ko ibi bintu nyine bimaze gufata indi ntera, ikabinyujijemo mweyo yo kugabanya insengero zitandukanye, kuko byari bimaze kuba nk'aho ari ubucuruzi, nk'uko umuntu agura doda akavuga ngo ninzishyira ku muhanda ndazicuruzamo mbona ibyo kurya. Rero nabo byari bimaze kugwiramo ubutubuzi bwinshi, abantu babeshyera Imana ngo niyo yabahaye iyo misiyo cyangwa yabahaye kuyivuga, ariko byari uburyo bwo kugenda bayobya abantu. Ariko ubu ngubu babihaye umurongo, abantu umuntu wese uri gusenga n'ufite ishyaka ryo gusenga nyine, ntabwo tukibona abatubuzi, ingo zari zimaze kugenda zigira ibibazo. Ibyumba byarabaze wagira ngo ni tuno tubari natwo leta ariko izanaturebere. Reka nanabivugeho, ni umubyeyi nk'uko yarebye mu madini kabona maze kuba ibintu birenze, iturebere
baturebere n'utu tubari two mu ngo dusige tubuza abantu kuryama ni twinshi cyane natwo bazagira umweyo batunyuzamo bazagutuka nta kibazo pe nta kibazo twiyemerera gutuka kuko iyo dukora ibi ngibi dukeneye u Rwanda rw'amahoro rufite n'umutekano kuko n'utu tubari natwo turi kugenda tukabya azi yakomeje kuba menshi reka nsenge nko ari ubinsabye tuvuge Yesu turagushimira Uwiteka uri Imana ifite imbaraga ubutware n'ubushobozi witwa ndiho kandi ntuhemuka tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe tugeze kuri izi kamera Shaka Imana TV tugiye kuvuga ubwami bwawe ureke neza y'Imana ikore kandi udusoboje kuvuga ibyawe nkuko bikwiriye n'izina rya Yesu amen mbere yuko nsenga nako mbwiriza ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ndabanza bibwire nitwa Ngendahimana Elia ndi umupapa murakoze reka dufate Bibiliya zacu dusome ijambo riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami bice 5 n'umurongo wa mbere turagenda dusimbuka imirongo ndi bubabwire ari ijambo mu gice cya umurongo wa mbere ku gice cya 5 umurongo wa mbere bivuze ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro kuko yari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha yari umugabo w'umunyacyubahiro w'intwari ariko yari umubembe turasoma ku murongo wa 2 icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli banyagayo umukobwa muto aba umuja wo kwa Namani tugere ku 10 ravuga ngo Elisa herako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7 umubiri uzasubira uko waruri nawe uzaba uhumutse 11 Namani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo arasohoka ahagarare atakambirwe izina ry'Uwiteka Imana ye anebarembyeho intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize Bisome 13 abagaragu be baramwegera baramubwira bati databuja iyo uwo muhanuzi yagutegetse ikintu kikomeye ku ntuba wagikoze kanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumuke reka turekeraho turagenda dusoma andi magambo Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo rivuga ngo nubwo uhanura nubwo ubwiriza nubwo uri umuvuga butumwa nkuko nanjye ndi kubuvuga ariko ntuyobewe kubivugira ku bibembe ushobora kuba wambara costume tukakubona wambaye costume uri mu modoka ya Range Rover ariko ufite ukibembe cy'ubusambanyi bwakunaniye ushobora kuba uri umuhanuzi ariko ufite ikibembe cyakunaniye cyo kubeshya ushobora kuba abantu bakubona uri umunyacyubahiro uyu mugabo Namani ngo yari umugenero Bibiliya yatubwiye ngo ni Uwiteka yaheshaga kunesha Abasiriya ariko nubwo yari afite izo mbaraga ari n'umunyacyubahiro ariko yari umubembe uzi ko umuntu ushobora kumubona aryama muri etage ariko ayiryamanyemo ibibembe uzi ko ushobora kubona umushumba cyangwa umupasiteri asenga ari kubwiriza cyane ariko yikoreye ikibembe cy'urugo atajya yumvikana n'umugabo cyangwa n'umugore kibembe se uzi ko umuntu aba afite ikibembe atarwondwa ijosi
kandi yagera imbere ry'iteraniro akadusira ibanga kandi anukira abo mu rugo iyo binjiye bafunga amazuru kubera iki baravuga ati nimuhishe ibintu usoraje kuko ntiyumvikana ntagira urukundo rwo gukunda umugore ntagira n'urukundo rwo gukunda abana kandi ntibimubujije kuba potere ntibimubujije kuba bishopu ntibimubujije kuba umushumba mukuru ntibimubujije kuba umupasiteri ntibimubujije kuba umuririmbyi ntibimubujije kuba umudiyakoni ariko nubwo udiyakoni uri umubembe bivuze ngo abantu bafite ibibembe by'uburyo bwinshi abantu bafite ibibembe by'uburyo butandukanye batari uzi ko umuntu agenda gutya muri kositime ariko afite ikibembe ari umubembe ngo nuko rero ngaba abasirikare ngo uyu mugabo agira amahirwe haba hari akana gafite ijisho ry'umwuka hari ijambo numvishemo warivuga ryavuze ngo nta manu uwo nguwo yari umugaba w'ingabo yasherezagaho abasiriya kunesha abanzi babo ariko yarabembye bivuze ngo nubwo wumva ushobora kuba uri igitangaza iwawe ariko ubembye ushobora kuba uri igitangaza mu itorero ariko ubembye reka we kugomeza ushobora kuba uri igitangaza mu muryango ariko ubembye ushobora kuba abantu iyo batakubonye waje kuririmba bavuga ngo uyu munsi indirimbo zirapfa ariko ubembye uri umusambanyi uzi ko ari umuntu ujya muri korali bagera muri korali bajya gutya babona runaka adahari bakumva uyu munsi indirimbo ziri bupfe kandi ikibazo cy'ababembe nuko biyiziye ibibembe baraniyemera nyine aza atebye kubera ko arabizi ko yadahari hari ibintu bitagenda ariko ntubiyobewe ko nubwo nawe wiyumvaho uwo mwuka nyamara urabembye kuko ni wowe utagondwa ijosi ni wowe utumvikana ni wowe musambanyi bafite ariko uzi gutumirwa na korali yakubwiye ngo uzaze utubwirize mukozi w'Imana umwuka yagusura ukabona nta murozi burya hari ibyaha bitagakwiye uzi kuba uri umuririmbyi uri umurozi none se uzi ibibembe nyine biberaho mu materaniro uzi ibyo bibembe nukira abantu reka Yesu rero yantumye ngo nze nkubwire ngo nubwo uzi ko ufite icyubahiro ko nta gihari kuko n'ubundi ufite ibibembe umubiri waratonyotse mu mutima hawe haratonyotse hari abantu bafite ibibembe by'amagambo n'ishyari n'amatiku no gusenya kubera uzi ko uri umukristo none ni wowe uteranya abantu ni wowe usenya abantu umaze kubemba ngewe ndumva wanyegera tukavuga kuri ibi bibembe oya ibi bibembe wanyegera tukavuga kuri ibi bibembe nyegera tuvuge kuri ibi uravuze ngo Namani umugaba w'ingabo z'Isiriya Bibiliya usomye iratubwiye ngo yari umutware cyangwa se generali w'ingabo z'Isiriya Uwiteka yanyuragamo kunesherezamo abanzi ngo yari umugabo w'umunyacyubahiro yari umunyacyubahiro nyine mu rugo rwe mu gihugu ariko yari umubembe kandi noneho turebe mu buzima bw'iki gihe cya none dufite abantu bakomeye bashobora no kuba ari abahanga mu kubwiriza kukurusha nubwo uri imbere hano ubwiriza turi kuvuga baturusha no kubwiriza yewe ni n'abanyamavuta ni abanyacyubahiro baremerwa niyo bakoze ibiterane barabahamagara bakabana n'amatike ndetse bakabana n'amafaranga ariko batanayasabye ubundi batanayasabye kubera icyubahiro bafite ariko barabembye ushobora kuba udukurikirana nushaka kuba ukomeye ute niwarusha umugabo bita Yohana cyangwa se Yohana uzi ko yigeze agira ikibembe na Yesu akakimubonaho atumye kuri Yesu ngo niba ni wowe cyangwa dutegereze bivuze ngo ikibembe cyo kunamuka cyo kwibagirwa Imana cyari cyaramuteye mu mutima Yesu amutumaho abigishwa ati mugende mu mubwire ibirimo gukorerwa ibitangaza biri kuba mu myizira humuka hari abantu bafite ibibe kabona wowe impamvu tuvuze iri jambo dushatse kuvuga ngo aba bantu bafite ibibembe reka tunabarangire hari gerega umuntu ashobora kubabwiriza ariko atazi n'uvura ibibembe wavuga uwo muntu uvura ibibembe uwo ari reka tubabwire Yesu avanaho ibibembe kandi ubwibone ufite ababembe uzi ubwibone bagira ari none se sinakubwiye ko impamvu abazi ko ari nimero ya mbere
nawe reba genero reka hari umurongo natarutse ngo bambwiye ngo ugenda wihagire muri fata yego na bani yego urumva arababwira ati urwo izo nzuzi ngiye murambwira mu ngiye mu kidendezi sinsize fata Yorodani yewe ndajya muri iki kiziba cyo nsize pisine dusize inzuzi zirama fata irahari ngo arazisobanura ngo ariko baramubwira ati ariko ubundi uretse kwihagarara wakikozeho kumva ko imyenda itatangiye gufata muri ibyo bisa byaranutse uzi ko abantu bamaze gukora ibyaha afande uretse icyubahiro ufite ubundi uzi ko ugenda utunuki uzi ko twari twaratinye kukubwira bitewe n'icyubahiro ariko kubera yuko tugeze imbere yaho tukwerurira uko tugeze aho tukwerura kandi hari umukiza tukubwiza ukuri uyu niwe wagukiza kuko turambiwe n'umunuko wawe noneho bivuze iki reka turangire abantu muri Yesu honyine niho ibibembe bikurirwaho kandi ibyo nabyo bisaba ngo kugira ngo biveho biragusaba guhura n'umuntu nawe wamenye Yesu ufite amavuta nkayo Elisa kandi ukaza uciye bugufi ubwibone bwawe ukabugabanya kwishyira hejuru kwawe nurata etaje siyo wa mbere utuze etaje ngo urumva utazaca bugufi ngo wubahe Imana ngo ufite etaje yurata vewiti cyangwa rangerofu siyo wa mbere uyitunze hari abarokore bazitunze bubaha Imana ku manywa na nijoro karitsiye iyo ariyo yose utuyemo nikuyeho kuri umubembe ibikuyeho kuri umubembe umva ikirere cyose waba urimo n'amashuri waba wariza yariyo yose nibikuyeho kubembye rero tuje hano kugira ngo tukumenyeshe uwagukuraho iki ibyo bibembe byawe nta wundi ni Yesu Kristo ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi kugira ngo Namani ibibembe bimukurweho yagombaga kujya guhura n'umuhanuzi bita Elisa ahageze Bibiliya iravuze ngo Elisa arabangumva ntabwo ari njye ukuraho ibibembe icyakora reka nkurangire umuti Patiri uzi ko Yesu yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe Matayo 11:28 muze munsange ndabaruhura kandi munyigire nibiki bari kwigira kuri uyu mugabo nuguca bugufi Imana ishimwe Yesu aciye bugufi yemeye kuza kuba umugaragu yiyambitse akamero k'umugaragu w'imbata ngo aca bugufi araganduka niyanga no gupfa urupfu ndetse rwo ku musaraba rero abantu bafite ubwibone bwazamukanye reka tubwire abantu babasha kuvuga ngo se ndushyiki ko ndi apotere uyobe kuri apotere se w'umusambanyi uyobe se kuri apotere ufite inzoga mu kabati cyane zibamo hari abantu b'abanyamanyanga kugira ngo binjize imitungo bahanura ibinyoma uyobe se ko nubwo uri umushumba mu rugo utabwira umugore neza nta rukundo ugira icyo ni ikibembe ufitiye mu murimo w'Imana kandi uraho ikibembe cyagukurwa uyobe se ko nubwo mu washatse umugabo nubundi hari agasore kakwinjirira kubera kubembye kandi utaye umugabo ufite vewiti ufite rangero ngo niko gakora neza ngo barapfubura uwo icyo ni ikibembe ni umwuka wa shitani cyo gupfuburwa ikibembe cyo uwo mugabo wawe nicyo atashoborotse ko wamaze kubemba kandi ntibitangaje ko ngira n'umuzi w'Imana icyo kibembe cyamwinjiranye ryari kugira ngo amenye yuko umugabo atabishoboye icyo kibembe ufite nta wundi wakigukuraho ni Yesu wenyine ushaka kugikurwaho ngwino wegere Yesu arakigukuraho ikidendezi cy'amaraso ya Yesu yicibiyemo uvamo ukize uhumanutse ubwo buhumane bwose bwakujeho nta wundi wagukuraho icyo kibembe Yesu Kristo niwe wakigukuraho wa mukobwa we wa mugabo wowe uduteze amatwi wa mudamu we wabembye muri ubwo buryo wa musore we Yesu niwe ukuraho ibyo bibembe bimeze uko nguko icyubahiro cyawe ntabwo twebwe tukitayeho icyo twitayeho nuko tukurangira ukuraho ibyo bibembe ufite byakwiciye mu kazi uza abantu bafite ibibembe byawe ngo ndubu mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzaziwe tubane Yesu arahamagara mwene bari kubana n'ibibembe wacitse ibyo bibembe ukabana na Kristo yaravuze ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo nta wundi ujya kwa data utajya kwa data atari njye umujyana ahanga nungutsemo ijambo Yesu niwe none abantu bavuga ko bafite ukuri bagukura ukuri kwa abantu nose waba utagira Yesu ukagira ukuri udafite Yesu hari ukuri ufite waba ugukuye kuki niba nta Yesu ufite nta n'ukuri ufite nta kuri ufite rero ngwino tukurangire ukuri nyako ukuri ni Kristo kuko Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo ubundi se inyota ufite y'ubusambanyi wayimarwa nande y'icyo kibembe cy'ubusambanyi utegereye Yesu ni Yesu wenyine ugikura
Yesu niwe ukuraho icyo kibembe, nta wundi wakuraho icyo kibembe. Inyota y'ubujura se ufite wayimarwa nande utegereye Yesu kandi ari umara inyota y'ubujura ngo icyo kibembe kikuve. Uyu munsi wa none rero uko Hamani uyu mugaba w'ingabo z'Isiriya yarangiwe aho ikibembe cyamukurwaho akabirangirwa n'akaje k'agakobwa, nubwo natwe tugaragara nk'abaciriritse ariko ni twebwe tuje kukurangira. Ninde wagukuraho ikibembe? Muri Kristo niwe wenyine wakigukuraho. Arangiza azana ibintu by'agasuzuguro by'ubwibone nako. Aravuga ngo narinzi ko Elisa wo usohoka ukandembarembyaho ibiganza, none ntushatse no kundeba. N'icyubahiro cyane yarazanye yarebye irihanga afite yambaye n'inyenyeri yambaye, agira ngo nizo kuki zitari zaramukuyeho icyo bibere. Ijambo rikomeye giye kuvuga. Icyubahiro cyaho utuye cyangwa cy'amafaranga ufite ntabwo giteye ubwoba Kristo gukuraho ikibembe. Kandi reka tunatangariza abantu kuri Shaka Imana TV ko icyubahiro cyose ufite nticyakuvanaho ububembe utemeye guca bugufi ngo wegere. Oya, ntabwo cyavaho pe. Utemeye guca bugufiya ntabwo icyo cyubahiro cyawe cy'ibyo ufite, cyaho uvuka, cyaho ukomoka, cy'amashuri wize, cy'igihugu utuyemo, ntabwo icyo cyubahiro cyawe cyagukuraho ibibembe ufite. Twagira ngo tugutangarize ko guca bugufiya gusa ariko gukuraho abantu ibibembe bafite. Imana itugirira ubuntu. Reka tubwire abantu ngo nubwo uzi kuguwe neza kuko ufite inzu nziza, ufite imodoka nziza, wambara ukaberwa, ariko ntabwo uguwe neza ufite ikibembe. Yesu akura ubwo busambanyi utarabwihana ntabwo uguwe neza. Ubujura abantu ubwo bujuru ntabwo uguwe neza utarabwihana. Ayo moko ntabwo wagubwa neza utarayihana. Oya, kandi hari inzira utanyura. Ubwo bwibone ntabwo wagubwa neza utarabwihana. Nibutse ijambo ni ijambo ryavuzwe na Yesaya ibice 35 murongo wa 8. Yaravuze ngo hazaba inzira nyabagendwa, ngo ariko kandi iyo nzira izaba inzira yo kwera no gukiranuka. Aravuga ngo abanduye imitima, hari abantu bafite ibibembe by'ubwandu ariko uziko abantu babana n'ubwandu. Iyo nzira ngo ni inzira yo gukiranuka, abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izabi y'ababandi. Kabone nubwo baba ari abashonji, ari abatindi, ari abakene, iyo nzira izabi y'ababandi. Iyo nzira abo bantu niyo ntabwo ari iy'ababembe. Oya, ntabwo ari iy'ababembe. Uwo muntu niyo adafite amashuri, yego, akaba afite inzira mu mitima, inzira z'igisiyoni, ngo ntazayiyoba. Ntabwo azayiyoba. Niyo yaba aryama akiyorosa bya bintu bitaga ibirago n'imice n'imisambi bya kera, nashaka barara kuri rigori, ariko niba afite mu mutima inzira z'igisiyoni, iyo nzira ntazayiyoba. Umuntu nashaka barya rimwe ku munsi cyane nabyo biboneka bigoye. Niba afite mu mutima inzira z'igisiyoni, iyo nzira ntazayiyoba. Iyo nzira nukuvuga ngo ntabwo ari iy'ababembe bo mu mitima, banduye mu mitima. Reka tunababwire, iyo turi kuvuga iki gihe Bibiliya igaragaje ikibembe cyo ku mubiri Hamani, ariko turi kuvuga ibibembe abantu batunze mu mitima bibabuza kuganana, bituma batanyura mu nzira yo kwera no gukiranuka. Iyo niyo twaje kubabwira. Utagira ngo turi kuvuga ibibembe by'ibisebe, turi kuvuga ibibembe abantu babembye mu mitima yabo, babembeye mu ngo bubatse, babembeye mu ma office bakoreramo, babembeye mu uyu mumama muri kutwumva kugira ngo yumve ko ibyo tuvuga ari ukuri. Kufite kadasteri cyangwa etage cyangwa imodoka nziza, ntuzi ko we n'umugabo mutajya muhuzura urira buri munsi? Buri muntu wese afite icyumba cye. Ntuzi ko ufite icyumba cyawe se? None ko ufite icyumba cyawe hari umukene urarufumbatanye n'umugabo kuko amaze kumenya inzira y'agakiza. Bose bakiriye umwami n'umukiza, utanga amahoro ni Kristo. Yayobotse inzira y'ukuri ariyo Kristo. Abantu bari kukubeshya, amafaranga ntiyaguha amahoro. Ni meza, mutaza kugira ngo natwe turayaharanira, anaryoha, ariko yewe yongereho, ariko iyo yatunganya umutima ukiranuka, umutima ushaka Imana, aya mafaranga, ubutunzi bwose bwo mu isi buraryoha, yewe no gutembera heza biraryoha, kugenda mu modoka nziza biraryoha, nibyo koko. Ariko iyo bigendanyemo umutima utunganye, umutima uboneye, Bibiliya nikivuga uwo mutima wawe ukeneye Imana kugira ngo amafaranga yawe uyatungane iki amahoro. Icyo kibembe rero nta wundi wakigukiza cyo mu mutima, icyakora ariko hari ibibembe abantu batunze batinya kuvuga. Uzi hari ujya ukurikirana
iki kiganiro kirebe umuriro utaza kudushirana kigapfa kuko byambabaza cyane. Reka tuve ku bibembe. Yego, uzi ko hari abantu benshi bagiye bafite ibibembe batunze mu mitima yabo ariko badashaka kuvuga. Iyo bageze no mu gihe bita cya gihe bita kwihana abarokore bagira, uzi ko iyo akigezeho avuga ngo nibyo nibagiwe Imana ibimbabarira, akongeraho ikindi cyo kubeshya cyane. None wowe iyo uvuze ngo nibyo nibagiwe kandi ubizi ko ubirengejeho, urengejeho ikindi cyo kubeshya ibyuzi, urengejeho ukavuze ngo urabyibagiwe, icyo ni ikindi kibembe wongeye ku bindi bibembe. Uzi ko abantu bafite ibibembe bongera ku bindi bibembe. Reka tubwire reka mvuge ko bari aba bahanuzi bumva ko kubera ko Imana igiye banyuzamo bakerekwa ariko n'ubundi bakerekerwa ku bibembe. Yego, bareke binjire muri Kristo, be gutwarwa n'umunyenga n'ikigare cyuko berekwa, cyuko babwiriza neza kandi babwiririza ku bibembe by'ubusambanyi, berekererwa ku bibembe byo kutoteza imiryango yabo, berekerwa ku bibembe byo kubeshya bikabije, berekerwa ku bibembe by'ibinyoma by'amagamya. Mbese reka bagaruke baze mu isoko ariyo Yesu Kristo. abo bantu rero bo muri iyi minsi ya none bo bareze kandi baranahari. Ariko Patrick, nkubwira ikintu gitangaje. Ejo bundi nanyarukiye kuri izi mbuga, kuri social media, mbona umugabo bita Izayi bamwihaye cyane, ngo kubera ko yatangaje ko abagore ngo bagiye guhabwa ubupasiteri. Ahubwo byaratinze. None se icyo nicyo kintu kandi nabonye n'abasitari bagiye babifatayo ko amagambo menshi cyane bavanga koza ishyano. None se kandi ubu ngubu basize umuntu w'umukene hano imbere, buri wese wabona ari kunyegera. Ariko reka mbanze aho kuvuga ku muntu ukuntu twazahura abakene, abashonje tukabagabura, akaba nibyo dutindaho, ababuze ibyo kurya bakabibona, ababuze akazi wenda ufite business ukamwinjizamo. Mbese aho kutinda ku rukundo rwatuma haba igihugu kigira abantu b'umumaro, haba abashonje bahaga. Uyu munsi barabona ikintu kitafite ikibazo. Nose umugore ko ari ministeri, ari kuba ministeri no kuba pastor igikomeye n'igi. Nukubera yuko abantu bamaze kuyoba kureba aho igihe kigeze. Ariko kandi tunitegereze. Wibwira ko igihe Yesu yitegerezaga abantu barimo batanga amaturo, akabona umugore w'umupfakazi atanze isengeri rimwe, yarangiza akavuga ngo uyu ni utanze byinshi kuruta abandi. Yesu kiragiye yaba yimika abashumba yari guhera kuri uriya mugore, ntabwo yari guhera kuri uriya muntu wari utanze isenyi. Nukuvuga ngo nicyo Bibiliya iravuga ngo nicyo yaratezaho amakiriro cyonyine yari afite, aragitanga. Ugiye kwimika wakimika. None uyu munsi abantu bari kurenza amaso iby'ukuri, babona akadeba kavuzwe bagashaka guhita bakazamukiraho umugore ubundi atabaye pasiteri, ahubwo yabana umugore ugutwita imyaka amezi 9. Ni ubu umugabo, hari umugabo ashobora gutwita umuntu amezi 9? Ahubwo se ninde mugabo ariko nunde wihangana nk'umugore. Reka mubwire ikindi cya kabiri. Ubundi mbere yuko abantu barwana intambara z'uko bagiye kwimika abapasiteri muri ADPR, ibyo ngibyo si binande bari kureka mbivuge kuko ubimbajije. Ubundi intambara twumvishije guhera ryari muri iri torero ya ADPR, zazanywe n'abagore cyangwa zazanywe n'abagabo? Reka n'abagabo. None si zo ntambara nizi abagabo bari barimitswe se babe? None si zo ntambara zizanwa n'abandi? Aho bari mu maofisi yaho bakorera inama z'amatorero, hari abagore cyangwa hari abagabo? Hari abagabo. Nibaze nabo rero baze bashiremo, wenda bo bazaza baba umuti uvura ibi bintu byapfiriye mu itorero. Hari igihe abagore bazaza bakaba bashumba n'abapasiteri beza bakavura ibyananiwe bano bagabo, kubera wenda inda zabo zabananiye. Bo nibaza bazabiho, nimushake muzanuke, ariko mvuze ukuri guhari. Guhera ryari numva intambara mu itorero? Ntabwo ari abagore bazizanye, zazanywe namwe mwabagabo mwe, namwe muri abagabo bagenzi banjye. Nanjye ndasenga, twese twubaha Imana, ariko icyo nzi cyo ahubwo Izayi yatinze kubikora. None se ko birita byemera ko abapasiteri cyangwa abashumba baba abagore, ubwo mwege nkaba numva mubyemera, ubwo ngubwo ntitwaba dutandukanye, ntitwadukoze icyaha cyangwa ntitwadukoze iby'Imana idakeneye? Buriya rero urakoze cyane, mbaje ikibazo cyiza. Buriya Imana ijyana n'ubwami, urumva, cyane impinduka zitari iz'ibyaha, ariko
nshatse kukubwira iki ko mu myaka yashize Mose yari yasizeho itegeko ngo nimubona umuntu ari gukora ibyangwa n'ayo maso y'Imana cyangwa usamanye mumufate mumutera amabuye mpaka apfuye ngaho bikore tukujyane mageragere. Oya Yesu yaraje ariko none se nyine Yesu yaje kugira yaje gutuma none kuki iryo tegeko uyu munsi ritagikora se nuvuga ko Bibiliya ubwo yahindutse uyo murongo ndi twawigisha se uyu munsi oya aho tuvane se tuwusibemo reka mubaze uzasimukire mu bacamanza nindi Imana yahereyeho ububasha bwo kunesha abanzi b'Abisiraheli si Debora ni Debora abagabo se bari ntabwo bari bihishe Bibiliya ivuga yuko uwari uyoboye icyo gihe yari yamaze kwisha Imana ikoresha Debora hari n'ikindi abakobwa baburanye muri iki gihe muri ADPR rero yabizanye Debora w'umugore kugira ngo ibyari byananiranye muri ADPR bikire ahubwo niba bimike mu gitondo yaba ari njye ubashoboye ngo ndare mbimike ruvuga ngo hari n'igihe abagore abana bavutse ari abakobwa gusa yego bashaka kuriganywa ibyabo bajya gushaka Mose. Ni bene Serifiyati. Yes, bene Serifiyati. Bene Serifiyati baburanya agaciro k'umuryango. Barakaburani aho byari byarapfiriye birazuka. Imana irabati koko umugore aburanye iby'ukuri gute. Nibaka ngo hahise hatangwa itegeko n'abazakurikiraho Imana itishyiraho itegeko uko ibisekuru bizagenda bikurikirana. Ko hazajya haboneka gakondo zabo. Ese ubundi aho hantu n'ibyari byarapfuye Mose bishatse kuvuga ko niba ADPR itarashyigikiraga ko abagore baba pasiteri ntibashyigikirwa ko nta n'umuntu wemerewe kwambara ipantaro nta muntu wemerewe gusuka nta muntu wemerewe gukora ibintu nk'ibyo ngibyo none niba ko bagiye kubigarira ibyo bintu tuvuge ko ari igihe Imana tuvuge kari ibihe Imana ishaka kugira ngo nabo bajye babikora. Reka musubize ijambo utaravunika. Hari icyo twita referendum mu gihugu. Icyo tukise referendum mu mwitorero. Yuko icyo bita doctrine y'itorero ya ADPR yavugaga ko hatemerewe kwimikwa abagore baba pasiteri. Abayeho referendum kugira ngo n'abagore bagire gute bimikwe baba pasiteri inshuti ya. Iyo doctrine yashyizweho n'abandi ni Imana yashyizeho n'abandi. Uvuga ngo ibintu byose ubwa Bibiliya iravuga ngo muri Matayo nubwo ntibutse ibice n'umurongo icyo muzaboha mu isi kizaba kiboshywe nicyo muzabohora mu ijuru kizakiboshye. None se niba bohora ko umuntu wese agomba gusambana sibyo atari icyaha Imana ryemera gusambana none se umugore kuba yaba umukozi w'Imana n'ubundi ko asanzwe ari we ubigereranyije no gusambana nyine ndashaka ndashaka gusobanura itegeko ry'Imana n'itegeko ry'abantu umva itegeko ry'Imana ese ubundi ibyo bintu oya nansubize ari kuvuga ngo itegeko ry'Imana ngira iryo tegeko ry'Imana rivuga yuko umugore atazaba pasiteri ni hehe nuko muri Bibiliya haho hari umupasiteri ngo ni uw'umugore ubundi se hari umupasiteri ivuga bavuga abadiyakoni ivuga abashumba n'abadiyakoni nta bavuga abadiyakoni kandi ntibavuga ko ari umugore bavuga ko ari abagabo bagomba kuba abadiyakoni n'abashumba kugira ngo tutatinda oya Bibiliya ivuga n'abadiyakoni kazi Pawulo kandi abisobanura reka tubisoze gutya mukozi w'Imana kugira bitaza no kudutanisha aho twari twibereye ni ukuvuga ngo niba itorero rizarimbuka nuko ryagize umushumba umugore wari turi ku kintu bikijyanye n'ikibembe niba koko umugore azarimbura itorero rya ADPR ritazajya mu ijuru kuko ryahaye umugore ubupasiteri ibyo ntibizigera ahubwo nitugira twihana ibibembe ahubwo reka mvuga ijambo reka nkubwize ukuri reka tuvuge iri jambo kandi ibyo tuvuga nuko ukuri niba mu bagabo habonetsemo ikibembe baba pasiteri mu itorero cyo kudahuza hahoramo amakimbirane n'inamba reka noneho tuvuge utumuti none se iyo umuntu akomeretse nibavuga utumuti bavuga uti nyarabarasanye bagashyira ku gisebe kugira ngo cyomore bagashyiramo umunyu cyangwa umunyu reka noneho tuzana umunyu urabizi ko na Pawulo na Elisa uyu munyu yarawukoresheje ubwo yarageze mu mudugudu abanyamudugudu bavuga ngo dere aya mazi nk'uko yareba uyu mudugudu nk'uko yareba ari mwiza databuja ariko amazi yaho ni mabi
arakireta aragatsindwa n'agasani ngo arangije arababwira ngo ngaho nimunzanire imbehe munshirireho n'umunyu. Ntabwo tuzi imbehe icyo gihe yari isobanuye. Reka tubare ko uyu munsi wa none umugore mw'itorero imbehe hari itorero umunyu aje ari umugore sibyo? Ngo Pawulo agenda ajya ku isoko amishamo wa munyu aravuga ngo isoko irahumanutse na bugingo n'ubu ngo nizongera kugira gute aya mazi kwicana no kuruma. Hari igihe uyu mugore yaza ari umunyu ari paseri n'umunyu uhumanuye ibyahumanye bino bibembe twavugaga. Atiri uzi ko nungutse ko abantu bimitse amategeko yo kwimuka Kristo cyane. None si ubundi uyu mugore yahejwe ryari ni ryari badahagara hariya kuri altari bakabwiriza ya minota y'abapasiteri bakatubwira na Yesu tukanafashwa abihana bakihana. Ahubwo icyo batinze batonnyeho ni ukuba yamuha inshingano gusa. N'ubundi se nasanzwe ari umukozi w'Imana. Uyu mugore nahora abwiriza se cyane. Uyu mugore nahora ku gatuti undi se niba yabaye mwarimu ubwo tubwe ko ari ukubaheza nk'uko n'uburyo bwo kubaheza nk'uko mbere nta mugore waryaga inyama y'ihene. Nibyo bakora nibyo bashaka gukora n'uyu munsi. Mbese ubundi uwo mugore nahora abwiriza. Tugiye kuvuga ko umugore atanaba pasiteri cyangwa umushumba tunashatse ubwo twabikora nka yandi matorero umugore akajya asengera inyuma akajyamo ihema akajyamo hagati akajyamo cya kintu cya cyenda kigirije umugore agasengera inyuma. Ariko none niba n'ubundi byeruye uri hamwe akabwiriza akaba bamugira mwarimu akaba mwarimu kucyo ataba pasiteri uretse gukomera ku tuntu tudashinga. Ibyo bagiye mbona abantu batinda ku kintu kijyanye n'ubumwe n'urukundo. Icyo cyonyine ikintu dukwiye gutinda. Reka dusoze tubwira abantu ngo twari tuje kubabwira ngo ibibembe uyu Namani nubwo ngo yarazi ko Elisa ari mu renze y'ibiganza akabona ahubwo akoresheje itegeko tubahabwiye ni irya Yesu niwe wenyine waguhumana ibibembe umaranye igihe kinini. Kuko yaramubwiye ngo genda wibire muri Yorodani. Amaraso none Yorodani ni amaraso ya Kristo. Genda wibire mu maraso ya Kristo. Amahoro yarabuze mu rugo rwa wazaza. Ubwibone bwawe bwaraguteye buzakuvaho. Ubusambanyi bwawe bwakwizingiye buzagenda. Amarira wariraga Yesu azayaguhoza. Amoko wenda wabonaga yarananiye kukuvamo azakuvamo. Agahinda wahoranaga kazagushiramo. Ni wibira mu maraso ya Kristo nibwo uzikiri bibembe. Amen. Nagira ngo dusoza mbwira abantu wenda tuvuze ku bijyanye na ADPR ariye tuvuga kuri intambara zikavuka. Icyo twari dushatse kuvugaho twanarijeho nibyo tumaze iminsi twumva abantu bavuga batindaho ngo pasiteri mugasanga bateye umushumba mukuru w'itorero amabuye ngo kubera iyo myanzuro. Kandi n'itegeko ryacu yemera yuko umugore rwose ari aza nawe aza imbere ntacyo ahezwamo. Kandi ikindi turi mu cyo bita iki uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye. Ni ukuvuga ngo rero twuzuzanya muri byose. Kuki muzuzanya mu rugo mukuzuzanya mu mafaranga? Kuki mutakuzuzanya se mu gusenga no mu nshingano z'itorero? Kuki se mwuzuzanya ushaka ko atanga icya 10 kingana n'ibyo yungutse? Kuki udashaka ko mwuzuzanya no mu kugira gute no mu nshingano zo gukora iby'Imana? Mwuzuzanye muri byose. Icyo rero wenda kitazaba intambara n'amatiku. Nuko tukivuze nushaka ko dusoma na Bibiliya icyo gihe tuzayisoma turebe icyo Bibiliya igenda inabivugaho. Ibindi bisigaye byarengaho ngaho byaba ari intambara n'amatiku. Ntabwo turi mu ntambara n'amatiku ahubwo twavuga gukuri kw'ibihari. Yesu abahumugisha Imana ibahiteho cyane. Akoze w'Imana narifashijwe numva nuruka higeza nirukanga kugira ngo gine. Oya ntabwo yewe nkunda gufashwa ubundi. Twavuga kuri iki kibembe kandi turangiye abantu ko nta handi Elisa yarangiye Namani ni muri Yorodani kandi tusanze Yorodani hari n'amaraso ya Kristo. Ngo ikibu cyo biro yavuze ngo yibiyemo za ncuro avama mfite umubiri nk'umwana w'uruhinja. Yarahuza muri Kristo nawe uzahinduka mushya muri Kristo. Bibiliya ngo ibyari biguhetamishije ibya kera ngo birashira bizakuvaho. Yego murakoze. Yesu abahumva wanasoza dusoreze kugira ngo abantu bakunda dukurikira kuri Shaka Imana bajye bafashwa n'ijambo Imana ibidushyizeho n'imizera ya Yesu. Bakunzi bashaka Imana Yesu abahumvisha n'izina Nzabandora. Amazina yanjye nitwa Nzabandora Patrick. Nari mfashijwe nanjye ndazi mwavuganaga n'ingenda h'Imana Elia. Murakoze. Imana ibumugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tumenye yuko ubwo Hamani umugaba w'ingabo z'Isiriya yari
arwaye ibibembe, akana k'agakobwa kari karanyazwe mu Bisirayeli kabwiye nyirabuja umuti ahantu herereye, amubwira ko ari mu Isirayeli. Nibwo yagiyeyo ahura n'umuhanuzi Elisa nawe amurangira neza aho yakibira agacirira. Uyu munsi natwe twe tuje kurangira abantu bafite ibibembe by'indwara zitandukanye. Mwami Imana, tumenye ko nta handi bacirira mu maraso yawe, ni wowe uhumanuraho ubuhumane bwose n'ububi bwose n'ingorane n'amakuba yose, ni wowe ubikiza. Ariko tutirengagije ko ni n'abarwayi wakiza, tutirengagije ko ari n'abafite ingorane n'amakuba menshi wabasha gutabara. Turabasengeye ngo Umwuka Wera w'Imana aze muri bo abakize, ababohore, bacire koka mu izina ry'uwaducunguye Yesu tubisabye twizeye, amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Amen.